Hari ukuntu uzaza kuri YouTube wifitiye ikibazo cy'ibiro byinshi, urashaka kugabanya ibiro byawe, and then watangira gushakisha amavideyo ashobora kugufasha, ugasanga inyinshi ziranditse ngo dore uburyo bworoshye bwo kugabanya ibiro, dore siporo zoroshye zo kugabanya ibiro, dore regime zidahenze zo kugabanya ibiro. Barakubeshya. Urugendo rwo kugabanya ibiro, urugendo rwo kujya kuri tayi ni urugamba, ni urugendo rukomeye cyane. Ariko mbere y'uko tujya aho ngaho, uyu munsi ushobora kuba wicaye ukumva ko ibiro byawe ni byinshi, ni ibiro by'umurengera, ni umubyibuho ukabije, ko aka kanya ugomba guhita utangira siporo ukajya no kuri regime ngo kugira ngo ugabanye ibiro. Birashoboka cyane ko waba wibeshye. Muri ino video turaje tubirebere hamwe, turaje turebe ngo wamenya gute ko ibyo biro byawe ari byinshi, wamenya gute ko ufite umubyibuho ukabije, wamenya gute ko ufite ibiro by'umurengera, wamenya gute ko uri kibonke cyangwa uri maneke, kugira ngo nibura numara gusobanukirwa n'ibyo bintu umenye nimba koko utangiye, donc ugomba guhita utangira urugamba rwo kugabanya ibiro no kujya kuri tayi. Sibyo? But before tujya kuri icyo kintu, kubera iki umubyibuho ukabije, kubera ikibiro byinshi, kubera ikibiro by'umurengera ari ikibazo gikomeye ugomba guhangana nacyo. Ibiro by'umurengera, umubyibuho ukabije bitera depression, bitera umuntu kujunja, bituma umuntu yitakaririza icyizere, bigatera umuntu kurya nabi no kuryana umururumba. Ubushakashatsi bwerekana ko iyo ufite ibiro byinshi uba ufite amahirwe menshi cyane yo kuba abandi bantu batangira kukunena no kuguheza no kukuvangura. Donc bakavuga, tuvuge bagiye nko muri siporo rusange, bagiye kwiruka, bagiye kurira imisozi, bagiye ugasanga nta muntu ushaka kujyana nawe, ngo kubera ko wabakerereza, ngo kubera ko wabananiza, ngo kubera ko ibintu nk'ibyo ngibyo. Umubyibuho ukabije ushobora gutuma uhora wireba wijora buri munsi, buri uko uhagaze muri miroir, aho kureba ukuntu useka neza, ukuntu ufite imisatsi myiza, ukuntu wambara, donc ukaberwa, donc ugahora ukajya unareba ukibonaho inenge isi yose idashobora kukubonaho. Mu buryo bw'ubuganga n'ubuvuzi, umubyibuho ukabije utera ubugumba. Ku bagore ni ibindi bindi. Umubyibuho ukabije ushobora gutuma donc bagira ukwezi k'umugore guhindagurika. Hanyuma rero ku bagore no ku bagabo icyarimwe, iyo bigeze mu cyumba, umubyibuho ukabije ushobora kugutera ibibazo. Ushobora gutuma urushinge ruteguka, and ku mudamu ushobora gutuma donc nta bushake bubaho, donc mu gukoresha neza ubusaswa bwanyu. Iyo ufite umubyibuho ukabije rero, ushobora kurwara umutima, ushobora kurwara stroke, ushobora kurwara stress, ukagira stress nyinshi cyane, and uba ufite amahirwe menshi yo kurwara diyabete y'isukari nyinshi. Hari n'ibindi rero usanzwe umenyereye. Umubyibuho ukabije ushobora gutuma donc kwa kundi umuntu aryama akarara agona. Biba byatewe nyine ibinure byabaye byinshi, ntushobora guhumeka neza, so nunahumeka uratangira kurara ugona, hanyuma abantu bajye baconga bavuga ati hano harara umuntu, urumva, ukagona fresh ku buryo kabisa nta gisambo kizagera iwawe. Umubyibuho ukabije ushobora gutuma uhumeka nabi mu ijoro, nanone ushobora kwibasira imyanya yawe y'ubuhumekero, bityo bikaba byanakuviramo indwara ya asima. Umubyibuho ukabije ushobora gutuma ubabara mu ngingo, tuvuge mu ntege, mu mavi, mu nkokora, ahantu nk'aho ingingo zigenda zihurira ugatangira kumva ubabara, by'umwihariko iyo utangiye kugenda n'amaguru agahe runaka. Nimba rero ukurikiranye ino video ukaba wari usanzwe wifitiye ibiro byawe runaka, tuvuge ibiro 100, ibiro 80, ibiro 150, ibiro 180, ibiro 200, ukumva ngo buracya mu gitondo njya muri siporo nanatangire regime kugira ngo nzirinde indwara nk'izo ngizo, kugira ngo ngabanye ibiro, kugira ngo nje kuri tayi. Buretse gatoya utabikoreramo amakosa. Imwe mu mpamvu zatumye dukora ino video, by the way, ikaze ku nkuru z'ibihe. So
nimba ukigera hano bwa mbere ujya aho ngaho hasi ukande subscribe kugira ngo ibiganiro byacu ujye ubibonera ku gihe. Ushobora gusiga like, ushobora no gukora share, ibyo turabigarukaho nyuma, sibyo? So imwe mu mpamvu yatumye nkora ino video ni ukugira ngo nkurinde ayo makosa, ni ukugira ngo nkurinde iyo myumvire, ni ukugira ngo nkwereke imibare ya gihanga, imibare itangwa na siyanse, imibare abashakashatsi batanga yerekana koko niba ibiro byawe, niba uko wowe umeze bishobora kuba bigusunikira mu gutangira urugamba rukomeye rwo kugabanya ibiro. Mbyise urugamba, mbyita urugendo, kubera ko uyu munsi ushobora kuza hano kuri YouTube ugatangira kureba amavideyo yagufasha kugabanya ibiro, and then ugasanga bose bari gushyiraho amatitire avuga ngo siporo zoroshye zo kugabanya ibiro, regime zihendutse zo kugabanya ibiro. Ukuri ni uko baragushuka, biragoye, birakomeye, ariko birakorwa bigatanga umusaruro kandi ni byiza. So impamvu rero nyamukuru y'iyi video, ibindi nzagenda mbikubwira mu mavideo azakurikira, iyi ngiyi ntukanda aho ngaho kuri subscribe uzajya uzibona buri uko zigiye hanze. Impamvu nyamukuru y'iyi video ni ukukwereka imibare, ni ugukoresha imibare, ni ugukoresha ubushakashatsi kugira ngo umenye koko niba ukeneye gutangira urwo rugendo rwo kugabanya ibiro. So just ufate agakayi, ufate n'agakaramu, cyangwa se ufate agapapuro, cyangwa ahantu wandika. Nimba biri kure ni byiza kukanda kuri pause y'iyi video ukabanza ugafata agakayi, agakaramu, cyangwa se agapapuro n'agakaramu, cyangwa ingwa n'ikibaho, just somewhere to write, agaformire rwose uza gufata mu mutwe ukanagakoresha. Sinshaka kugutindira rero. So turahuza ibintu bibiri, turafata ibiro byawe, dufate n'uburebure bwawe. Nawe ikibazo ushobora guhita wibaza ni ukwibaza ngo kubera iki abantu batangiye kurwana no kujya kuri taye, batangira gukora ibintu byose bituma bagabanya ibiro, aho kugira ngo bakore ibintu wenda byatuma bagabanya cyangwa bongera uburebure. Impamvu nta yindi, ni uko umuntu mukuru kuva ku myaka 18 kugeza kuri 21, akenshi siyansi itwereka ko abakobwa n'abadamu biragoye cyane, ubundi ntibishoboka ko bashobora kwiyongera mu burebure. So nimba uri umudamu ukaba uri umukobwa ukaba wuje imyaka 18 kuzamura kugeza kuri 21 cyangwa se imyaka 21, biragoye cyane ko mu mwaka utaha tuzabona warakuze ukaba muremure. In fact byararangiye. So ku bagabo n'abasore n'abana b'abahungu, umwana w'umuhungu arekeraho kuzamura cyangwa se kongera uburebure, gukura mu burebure iyo agejeje imyaka 25. Ku biro rero biratandukanye. So ushobora kuba wifite imyaka yawe 5 ugasanga rwose cyana ciga muri primaire gishimishije cyane, wazageza muri 25 warakamaneke, and then muri 26 ugatangira ukongera ibiro, hahandi umuntu agera mu myaka 50 agifite 1.5 metero, 2 metero, ariko ugasanga ibiro byagiye byiyongera, donc byarahindaguritse, bishobora kugabanuka, bishobora no kwiyongera. So niyo mpamvu rero iyo dutangiye urugamba rwo kujya kuri taye, akenshi abantu bakuru ikintu twitaho cyane ni ukugabanya ibiro, kuko nicyo kintu gishobora guhindagurika cyonyine. So rero tuvuze ko ugomba gufata ibiro byawe ukamenya n'uburebure bwawe. So nakubwiye ngo urugendo rwo kugabanya ibiro ni urugendo rukomeye, ariko ni rwiza, ruraryoshye, ruri interesting. So uri kubyumva ko no mu gutangira biragoye. Ikigoye ni iki? Ni uko ugomba kumenya ibiro byawe. So umenya ibiro byawe gute? Either uzajya kwa muganga wishyura amafaranga bagupime ibiro byawe, bapime n'uburebure bwawe. Kwanza ni naho honyine bashobora kuguha imibare wizeye. Bitihise hari abantu bashyira iminzani ku muhanda, sibyo? Simbukira aho hafi ufate ibiro byawe, umenye n'uburebure bwawe. So uri kumva mu kujya gufata ibiro byawe no kumenya uburebure bwawe, deja wishyura amafaranga.
Ikindi kandi bizagusaba guhaguruka uve mu byo urimo, ushaka akanya ko kumenya ibiro byawe no kumenya uburebure bwawe. So numara kumenya rero ibyo bintu bibiri, urafata uburebure bwawe ukube uburebure bwawe. Tuvuge wabonye ko ufite uburebure bwa metero ebyiri, ubwo urafata metero ebyiri ukube metero ebyiri ubone metero kare enye. Ibya metero kare tubyihorere. Urafata kabiri ukube kabiri ubone kane, sibyo? Nimba ufite metero eshatu, ubwo ni gatatu ukuba gatatu. Nimba ufite santimetero 50, ubwo urazihindura muri metero ubone 0,5. Ubwo ni 0,5 ukube 0,5. Icyo ubonye ucyandike ku ruhande. Hanyuma rero upime n'ibiro byawe. Ibiro byawe uko ubibonye muri kilogramu nabyo byandike ku ruhande. Hanyuma rero uraza gufata bya biro byawe ugabanye na wa mubare wabonye kare, cyagiye ufata uburebure bwawe ugakuba n'uburebure bwawe. Ni ukuvuga uraba ugiye gushaka ikintu cyitwa body mass index, BMI. So icyiza cy'ibi ni uko iyo ugiye kwa muganga noneho ushobora kubwira muganga ngo mfatira BMI, azagupima uburebure, agupime n'ibiro byawe. Donc ufite uburebure bwa metero ebyiri, ufite ibiro 80. So arafata ibiro 80 agabanye kabiri dukubye kabiri, ubwo ni 80 kugabanya kane. Icyo abonye kiraba ari kangahe? 80 kugabanya kane ni 20. Icyo nicyo bita BMI. So uyu mubare rero ubonye ugufasha iki? Iyo usanze BMI yawe iri munsi ya 18.5, uba ufite ibiro bidahagije. Impamvu tuvuze ibiro ni iki? Nuko wibuke ko niba uri umukobwa, niba uri umugore, ku myaka ya 18 kugeza ku myaka 21, nta kintu uba ushobora kuba wakora kugira ngo uburebure bwawe bwiyongere. Keretse wuriye inzu ugahagarara ku rwego, ugahagarara ku gataburete, ariko urumva ko ubwo burebure ntabwo buba ari ubwawe. Ariko mu biganza byawe isi yaguhaye ibintu byinshi cyane ushobora gukora kugira ngo ibiro byawe bibe byakwiyongera cyangwa se bibe byagabanuka. So iyo rero BMI yawe iri munsi ya 18.5, uba ugomba gutangira urugendo rwo kongera ibiro. BMI, body mass index yawe, ugasanga iri hagati ya 18.5, donc guhera kuri 18.5 kuzamura kugeza kuri 24.9, uba uri mu cyatsi, nta kibazo na gito uba ufite. So iyo ufashe rero ya body mass index yawe